Turabashuhuje kandi turabashimira ko mukomeje kubana natwe aho dukomeza gusoma Bibiliya, turi gusoma igitabo cya Ezekiyeli ndetse uyu munsi turagisoza. Tugeze ku gice cya 46. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo: irembo ry'urugo ry'imbere ryerekeye iburasirazuba rijye ryugarirwa mu minsi 6 y'umurimo, ariko ku munsi w'isabato ryugururwe, kandi ryugururwe no ku munsi wa mbere ukwezi kwabonetseho. Umwami ajye yinjira anyuze mu nzira yo ku ibaraza ry'irembo ry'inyuma, maze ahagarare iruhande rw'igikingi cy'irembo. Abatambyi batambe igitambo cye cyoswa n'igitambo cye cy'uko ari amahoro, maze asengere mu bikingi by'amarembo, ahereko ahave, ariko iryo rembo rye kugarirwa kugeza nimugoroba. Kandi rubanda rwo mu gihugu rujye rusengera Uwiteka imbere y'iryo rembo ku masabato no mu mboneko z'ukwezi. Igitambo cyoswa umwami azajya atambirira Uwiteka ku munsi w'isabato ni abana b'intama badafite inenge 6 n'isekurume y'intama idafite inenge, kandi ituro ry'ifu ku bw'isekurume y'intama ribe efa imwe, n'ituro ry'ifu ku bw'abana b'intama ribe nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi ku munsi wa mbere ukwezi kwabonetseho azajya atanga ikimasa kidafite inenge n'abana b'intama 6 n'isekurume y'intama bidafite inenge. Kandi atange n'ituro ry'ifu ku bw'ikimasa efa imwe na efa imwe ku bw'isekurume y'intama no ku bw'abana b'intama nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi umwami niyinjira ajya anyura mu nzira yo ku ibaraza ry'irembo, iyo nzira aba ariyo asohokeramo. Ariko rubanda rwo mu gihugu niruza imbere y'Uwiteka mu minsi y'ibirori byabo byera, uzinjira anyuze mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi aje gusenga, azatunguke mu nzira yo ku irembo ryerekeye ikusi. Kandi uzinjira anyuze mu nzira y'irembo ryerekeye ikusi, azatunguke mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, ntazatunguke mu nzira y'irembo yinjiriyemo, ahubwo azaromboreze imbere ye. Kandi umwami ajye yinjirana n'abo binjiye, nibasohoka asohokane nabo. Mu minsi y'ibirori no mu minsi mikuru, ituro ry'ifu rijye riba efa imwe ku bw'ikimasa na efa imwe ku bw'isekurume y'intama no ku bw'abana b'intama nk'uko ashaka, n'amavuta ya elayo hini imwe ku bwa efa y'ifu. Kandi igihe umwami azaturira Uwiteka igitambo abyishakiye, ari igitambo cyoswa cyangwa igitambo cy'uko ari amahoro, azugururirwe irembo ryerekeye iburasirazuba, atambe igitambo cye cyoswa n'ibitambo bye by'uko ari amahoro, nk'uko ajya agenza ku munsi w'isabato, maze asohoke, namara guhita irembo ryugarirwe. Kandi nawe ujye utambirira Uwiteka umwana w'intama umaze umwaka umwe, kandi udafite inenge w'igitambo cyoswa iminsi yose, ujye uwutamba uko bukeye. Kandi uwutangane n'ituro ry'ifu uko bukeye, 1/6 cya efa imwe na 1/3 cya hini y'amavuta ya elayo yo gutosa iyo fu nziza. Uku niko ituro ry'ifu riturwa Uwiteka rizaba rimeze. Ni itegeko ritazakuka iteka ryose. Kandi niko bazajya batanga n'umwana w'intama n'ituro ry'ifu n'amavuta ya elayo uko bukeye, kuba igitambo cyoswa gihoraho. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo: umwami nagira icyaha umwe wo mu bahungu be cy'ubuntu, kizaba gakondo ye, kibe icy'abahungu be babe bene cyo, kuko ari gakondo yabo. Ariko nagira icyaha umwe mu bagaragu be agikuye muri gakondo ye, kizaba ari icye kugeza mu mwaka wo gukomorerwa, maze gisubizwe umwami, ariko gakondo ye izaba iy'abahungu be. Kandi umwami ntagatware gakondo ya rubanda ku rugomo,
ngo abavane muri gakondo yabo, ahubwo ajye aha abahungu be ibyo akuye muri gakondo ye bwite, kugira ngo ubwoko bwanjye budatatana, umuntu wese akava muri gakondo ye. Maze anjyana ahanyurwa h'iruhande rw'irembo, angeza mu twumba twera tw'abatambyi twerekeye ikasikazi, mpabona ahantu hari hirya herekeye iburasirazuba. Arambwira ati, hariya hantu niho abatambyi bazajya bateka igitambo gikuraho urubanza n'ikindi gitambo gitambirirwa ibyaha, kandi niho bazajya botsa ituro ry'ifu, kugira ngo batabijyana hanze mu rugo rw'inyuma babyejesha rubanda. Maze anjyana mu rugo rw'inyuma, anyuza mu matako ane y'urugo. Ndebye mbona ku matako y'inkike yose y'urugo hari ingombe. Mu matako ane y'urugo hari ingombe zizitiweho, uburebure bwazo ari mikono 40 n'ubugari bwazo mikono 30, zose uko ziri mu matako ane yazo zihwanije urugero. Izo ngombe imbere yazo ko ari enye hari hakikije inkike, muri izo nkike hariho amaziko impande zose. Maze arambwira ati, aya mazu ni ayo gutekwamo, aho abakorera urusengero bazajya bateka ibitambo bya rubanda. Igice cya 47. Amazi ava mu rusengero atemba nk'uruzi. Nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi y'igicaniro. Maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu bugombambari. Arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi. Arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu rukenyerero. Arongera agera indi mikono 1000, ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yari abaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura, mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo mu ruzi, amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ay'uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho, ya mazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo, uhereye mu Mwenegidi ukageza Mwenegirayimu, hazaba aho kwanika inshundura. Uzabamwo amafi y'amoko atari amwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe ah'umunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera
amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo uru ni rwo rugabano rw'igihugu muzagabanya imiryango 12 ya Isirayeli ho gakondo. Yozefu azagira imigabane 2, kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane. Ntawe uzacikanwa, kuko narahiye ba sogokuruza kukibaha. Iki gihugu kizaba gakondo yanyu. Uru ni rwo ruzaba urugabano rw'igihugu mu ruhande rw'ikasikazi uhereye ku nyanja nini, ku nzira y'i Hetironi ukageza i Sedadi, i Hamati n'i Berota n'i Siburayimu, hari hagati y'urugabano rw'i Damasiko n'urugabano rw'i Hamati na Hasirehatikoni, hari mu rugabano rw'i Hawurani. Kandi uhereye ku nyanja urugabano ruzaba i Hasarenani, hari mu rugabano rwa Damasiko n'urugabano rw'i Hamati ikasikazi. Urwo ni rwo ruhande rw'ikasikazi. Mu ruhande rw'iburasirazuba hagati y'i Hawurani n'i Damasiko n'i Galeyadi n'igihugu cya Isirayeli hazaba Yorodani. Muzagere muhereye ku rugabano rw'ikasikazi mugeze ku nyanja y'Iburasirazuba. Urwo ni rwo ruhande rw'Iburasirazuba. Uruhande rw'ikusi uhereye ikusi, uhereye i Tamari ukageza ku mazi y'i Meribati Kadeshi no ku mugezi wa Egiputa ku nyanja nini, ni rwo ruhande rw'ikusi aherekeye ikusi. Mu ruhande rw'iburengerazuba hazaba inyanja nini, uhereye mu rugabano rw'ikusi ukageza ahateganye n'i Hamati. Urwo ni rwo ruhande rw'iburengerazuba. Niko muzagabanya icyo gihugu uko imiryango ya Isirayeli ingana, maze muzakigabanisha ubufindo kibe gakondo yanyu, mwe n'abanyamahanga barimo bakabyarira abana muri mwe, bazabamerera nk'ababyawe n'Abisirayeli. Bazaherwa gakondo hamwe namwe mu miryango ya Isirayeli. Umuryango umunyamahanga azaba arimo aba ari we aherwamo gakondo, niko Umwami Uwiteka avuga. Igice cya 48. Aya niyo mazina y'imiryango uhereye aherekera ikasikazi ahakikiye inzira y'i Hetironi ukageza i Hamati n'i Hasarenani h'urugabano rw'i Damasiko, ikasikazi hateganye n'i Hamati, hagati y'aherekeye iburasirazuba n'iburengerazuba hazaba umugabane wa Dani. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Dani ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Asheri. Kandi uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Asheri ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Nafutali. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Nafutali ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Manase. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Manase ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Efurayimu. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Efurayimu ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Rubeni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Rubeni ukageza aherekeye iburasirazuba hazaba umugabane wa Yuda. Uhereye iburasirazuba hateganye n'urugabano rwa Yuda ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wejejwe muzaturaho amaturo. Ubugari bwawo buzaba ubw'imbingo 25,000, kandi uburebure bwawo buzahwane n'indi migabane uhereye aherekeye iburasirazuba ukageza aherekeye iburengerazuba, kandi ubuturo bwera buzawubemo hagati. Umugabane wera muzatura Uwiteka, uburebure bwawo buzaba imbingo 25,000 n'ubugari 10,000. Uwo mugabane wera uzaba uw'abatambyi. Aherekeye ikasikazi hawo uburebure bwawo buzaba 25,000, n'aherekeye iburengerazuba ubugari bwawo buzaba 10,000.
n'aherekeye iburasirazuba ubugari bwaho buzaba ibihumbi 10, n'aherekeye ikusi uburebure bwaho buzaba ibihumbi 25, kandi ubuturo bwera bw'Uwiteka buzabe hagati yaho. Uzabe uw'abatambyi bejejwe bo muri bene Sadoki, bakomeje kunkorera ntibanyimure, igihe Abisirayeli bayobye nk'uko Abalewi bayobye. Uwo mugabane uzababera uwera cyane, ukuwe mu migabane y'igihugu, kandi ubangikanye n'urugabano rw'uw'Abalewi. Abalewi nabo bazagira umugabane ukikije ku rugabano rw'abatambyi, uburebure bwawo buzabe ibihumbi 25, n'ubugari ibihumbi 10. Uburebure bwose buzabe ibihumbi 25, n'ubugari ibihumbi 10. Kandi ntihazagire ikigurwa cyo muri wo cyangwa ngo kiguranwe, kandi umuganura w'igihugu ntuzabe uw'abandi, kuko cyerejwe Uwiteka. Ibihumbi 5 byasigaye ku bugari bw'ibihumbi 25 hazaba ha rubanda, no kubaka umurwa urimo ubuturo n'imihanda yawo, uwo murwa uzabe hagati yawo. Izi nizo ngero zawo. Uruhande rw'ikasikazi ruzabe ibihumbi 4,500, uruhande rw'ikusi ruzabe ibihumbi 4,500, uruhande rw'iburasirazuba ruzabe ibihumbi 4,500, uruhande rw'iburengerazuba ibihumbi 4,500. Kandi umurwa uzagira imihana, uhereye ikasikazi hazabe 250, aherekeye ikusi hazabe 250, aherekeye iburasirazuba hazabe 250, n'aherekeye iburengerazuba 250. Ahasigaye hateganye n'uburebure bw'umugabane wera, uruhande rwaho rw'aherekeye iburasirazuba ruzabe ibihumbi 10, n'urw'aherekeye iburengerazuba ibihumbi 10. Hazabe hateganye n'umugabane w'ubuturo bwera, kandi umwero waho ujye uba ibyo kurya by'abakora mu murwa. Abakora mu murwa bo mu miryango yose ya Isirayeli bajye bahahinga. Umugabane wera wose uzaba ibihumbi 25 ku bihumbi 25. Muzature ituro ry'umugabane w'ubuturo bwera, ufite impande enye zingana n'aho umurwa. Ahasigayeho mu mpande zombi z'umugabane wera n'umurwa hazabaho umwami. Ahateganye n'ibihumbi 25, n'ahateganye n'ibihumbi 25 by'umugabane wera herekeye mu ruhande rw'iburengerazuba. Rw'iburengerazuba hateganye n'iyo migabane hazabaho umwami, kandi umugabane wera w'ubuturo bwera bw'urusengero bizabe hagati yarwo. Maze kandi uhereye ku mugabane w'Abalewi n'aho umurwa uri hagati ya gakondo y'umwami, hagati y'urugabano rwa Yuda n'urugabano rwa Benyamini, hazabe aho umwami. Nayo imiryango isigaye uhereye aherekeye iburasirazuba ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Benyamini. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Benyamini ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Simiyoni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Simiyoni ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Isakari. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Isakari ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Zebuluni. Uhereye iburasirazuba hateganye n'umugabane wa Zebuluni ukageza aherekeye iburengerazuba hazaba umugabane wa Gadi. Kandi uhereye aherekeye ikusi h'urugabano rwa Gadi, urugabano ruzabe aherekeye Itamari ukageza ku mazi y'i Meribati Kadeshi, no ku mugezi wa Egiputa ku nyanja nini. Icyo ni cyo gihugu muzagabanisha imiryango ya Isirayeli ubufindo kuba gakondo yabo, kandi iyo niyo migabane yabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Aya niyo marembo y'umurwa mu ruhande rw'ikasikazi n'imbingo 4,500.
kandi amarembo y'umurwa azitirirwa amazina y'imiryango ya Isirayeli. Mu ruhande rw'ikasikazi amarembo atatu, rimwe ribe irembo rya Rubeni, irindi ribe irembo rya Yuda, irindi ribe irembo rya Lewi. No mu ruhande rw'iburasirazuba h'imbingo 4,500 haba amarembo atatu, rimwe ribe irembo rya Yosefu, irindi ribe irembo rya Benyamini, irindi ribe irembo rya Dani. No mu ruhande rw'ikusi hagereshejwe imbingo 4,500 habe amarembo atatu, rimwe ribe irembo rya Simiyoni, irindi ribe irembo rya Isakari, irindi ribe irembo rya Zebuluni. No mu ruhande rw'iburengerazuba h'imbingo 4,500 aba ari amarembo atatu, rimwe ribe irembo rya Gadi, irindi ribe irembo rya Asheri, irindi ribe irembo rya Nafutali. Ahawukikije hose hazaba imbingo 18,000, kandi uhereye uwo munsi uwo murwa uzitwa ngo Uwiteka niho ari. Murakoze rero, reka turekere aha, dushoje igitabo cya Ezekiyeli. Turabashimye kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Reka tuzahure ubutaha duhurira mu gitabo cya Daniyeli.